Hello, mumeze mute ndabasuje cyane nizere ko mumeze neza. Wowe uri kureba iyi video nimba uri mushyashya ku channel ya Lisi France Lifestyle, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje nizere ko umeze neza. Ntiwagire gukanda like, ntiwagire gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kunkurikirana, ukomeze gukurikirana ibiganiro twiye guteka ibintu byose muri rusange byinshi muri rusange. Nizere ko ukomeje kunkurikirana, so ntiwagire gukanda like, ntiwagire gukanda muri comment rwose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ko twateka intoryi. Abantu badakunda intoryi muze mbere ku buryo twateka intoryi n'ibishimbo n'amaboshyi, urebe ukuntu ewana biryoshye biza bisa neza cyane kabisa. Nimba utazi guteka intoryi n'ibishimbo, ngwino nkwereke uburyo ushaka kubiteka bigahinduka nk'inyama, bikaza kuryoha nk'inyama. Umva mureke dutangire, nze ntangire mbereke ibyo turi buze kwifashisha. Dufite intoryi hano, nizo tugiye gukoresha, nazimaze kuzihata n'ibyo ndi bukoreshe n'ibitunguru byose namaze kubihata. Yo gutangira nshira intoryi mu amavuta, nzangira kuzikaranga nko kuzikawusha kugira ngo zifate amavuta neza rwose. Ndagenda mvanga, ntibagiye kuza gushiramo umunyu kugira ngo umunyu uze kuha. Ngiye nkunda gushiramo kuzitekana umunyu, noneho numva ziryoshye kabisa, uza no kurya ruri mu gishyimbo ukaza kumva rwose umunyu wagezemo. So nizimara gushya uzarure, ubundi tuze dutangire dukarange ibindi birungo ku ruhande. Kuko nde nazikuyemo, kuko uyuzikiyemo zaza gushwanyukiramo. So nicyo byiza no kugiza. Ikindi kandi ntago uri obligatoire zo kugira kuzihata, ukundi zidahase wazijya nta kibazo, wazikawusha zidahase, ariko iyo zihase rwose nyembana ariho ziba ari sawa cyane. So ibitunguru nibimara gushya mu bukeya ndashiramo karoti nazo nazikase gutya nibwo mbikunda, ariko ushobora kuzikata muri izindi style ukunda, ubundi ukaragure kugira ngo dushe mu bukeya. Nashizemo ka persile nashizemo persile, nashiramo na tungurusumu, ubundi ukomeze uvange kugira ngo ikomeze bishe. Nizimara gushya mu bukeya urashiramo inyanya nazo abantu tekinike kugira ngo inyanya zishye, handi utaza gusanga urunyanya ruri gukanura mu isosi. Urabona ufiramo ukuntu ugiye ushyiramo inyanya, ucamo umwobo hagati nk'uruserukere, ubundi ukazishyiramo ukazirekera gutyo, ugapfundikiramo bukeya. Inyanya zirabanza zikatogota gutyo, zikabanza zigashya ukwazo ziri zonyine hagati, ubundi ukaza kuvanga nyuma. Niho utaza kubona rwose urunyanya ruri kugaragaramo mu isosi. Iyo ni tekinike ku bantu bazi guteka, iyo tekinike barayizi. Ubundi urabona ko rwose inyanya zahiye, ndazi nshiremo na ka salisa nayo rwose uze ugashiramo gakeya, kundi bitukuye cyane ushiramo kenshi, uza gushiramo akaringaniye. Ndaje ubundi ngoragure kugira ngo salisa ize gushya neza, uriho umwanya ishye. Nitangira gushya ubundi ndaje ngire nshiremo n'ibirungo. Nashizemo ka magi, nashizemo ka paprika gakeya, nashizemo ka black pepper, poivre noir. Ubwo urashiramo n'ibindi birungo ukunda guteka mu gikoni rwose, wabishyiramo uko bishaka. Ubundi uvange mu bukeya, utangire ushiremo amazi rwose. Ntoryi nazo uzishyiremo, zirambikemo n'aya maboshyi yawe rwose. Ibishyimbo ubishyiremo, murabona ko rwose murebe namwe ukuntu bisa neza cyane rwose. Umuntu udakunda ibishyimbo, umuntu udakunda intoryi, kera bazitaga kera bazitaga inyama z'abapolisi. Murabona ko rwose rebe isosi ukuntu iryoshye kabisa. Nuza gushyiramo n'uturungo rwose, ukunda gukoresha mu gikoni, turaza biryoshye zihumura neza kabisa. Murebe namwe izi ngizi umva, apade yo kuzisongera ubugari, sinzi ikindi wazirisha kabisa. So ngewe nazirishije umuceri, ushaka kuzirisha kawunga nabyo byajyana rwose, cyangwa ibirayi rwose. Umva murebe namwe kabisa, biraryoshye cyane. Abantu mudakunda ibishyimbo, abantu mudakunda intoryi, dore n'ukwazo rwiteka ntago biguranye rwose, ni ibintu byoroshye wabiteka nawe wagerageza. Nimba video ari cyakumariye rwose wakora subscribe, ugakomeza kunkurikirana, murebe byari biryoshye pe. So ndabasezeye naho utaha, Imana ikomeze kubarinda.